ndamuhuye afite stress aje kubikora kubera stress nayo mpamvu kubikora uri gushaka ubuzima ni mu buri zamwe muzumvikana nibyo reka kuvuga ngo bajya muri inzu abazirimo nibo dushaka oya nyine bazirimo ako n'abandi bari kuzinjiramo yes ko niko kuri rero kuba ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye abantu bajya muri izo nzira pe cabarengere Eyo murabona neza abakunzi ba Lifetime TV twizere ko meze neza kandi mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana nkuko tuhora tubifuriza turabasuhuje mwese mukunda kureba biganiro tugomba gukora hano kuri Lifetime TV tutagiye muri byinshi uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu umukobwa muto cyane mwakunze benshi bahora bambaza ati uriya mukobwa ko abikora neza bamwita nde ndababwira ati mujye mumukurikirana inbox cyangwa se mumwibarize byinshi sinzi niba harawe yabashe kubona bamuvugisha araza kubitwibwirira neza bo turaza no kumubaza impamvu yicaye hari ari wenyine atari kumwe na mugenzi we the twins muraho neza mukobwa neza amakuru yawe meza ko witonze cyane ni hari cyabaye happy bisanzwe ibisanzwe bimeze bite se ubundi ngaho tubwire ni neza umunsi ariko turabona wahinduye style cyangwa se fashion yo kumusatsi waje watwambariye amahembe ukuntu byagize amahembe bimeze bite I'm fresh ninde waguteguye uyu munsi kumusatsi umushite wanjye ndabona bikoze neza utuntu tumanuka hano imbere no ku ruhande ukuntu ebana ni neza ni Gucci reka dana nzi kako kantu takazi tutagiye muri byinshi amakuru yawe wiriwe gute uyu munsi tuje kugusura cyangwa se tuje kukureba dusanga mugenzi wa mutari kumwe sinzi impamvu sinzi nimba urubuze kwidusobanurira uyu munsi wirute basi neza byose byari fresh ushite wanjye yansize mose ku kazi nyine yagiye ku kazi okay no mpamvu yanyohereje SMS ambwira ngo ntago ari buze kuboneka yagiye ku kazi okay ubwo nta birenze kandi turanabigushimiye kuba wemeye kuza imbere ya kamera ya Lifetime TV uri wenyine ubwo ngubwo biraza kugenda neza sibyo se yego niko biri ahandi se umunsi wagenze ute ndazi ko muri mu biruhuko bya Pasca Feria cyangwa se ntago ujye ubyizihiza byose ni bisanzwe nibisanzwe abana imikiro kandi bitanze muri kuruhuka nyine ko nazi bicyongezo okay nta nubwo waruza ari kiruhuko cyiki urabeshya bano bisicyo mwe nayi metamo kwitoje ewe ntabwo uzari iki kiruhuko urimo ari kiki ese ko turuhuka nyine no nanjye ndi mu baruhuka kandi sinzara kuruhuka okay harya wamwiye kusengera mu badivantiste bizihiza umunsi wa karindwi Pasca isobanuye iki kuri mwebwe okay uriyo gusa kugira uzuze umubare oya ubundi kamubwire tubwire neza ni kimwe kwicara mu rusengero kumva ni ikintu ariko no kumenya ibyo bizihiza zikora ry'ifunguro nubwo nazi ko barya reka da washa bisobanura ko utajya unajya ahubwo uri umukristo nibyo niyihe mpamvu uri umukristo utabuze igihe barira ifunguro nuko riba risa ntabwo turi kurya Yesu ntabwo bamwe kurya Yesu okay ifunguro ritagatifu se cyangwa ifunguro ryera ni babyita gute nimba ari ibyera ndabizi ni ifunguro numvaga ari ifunguro cyangwa batanga karisitiya nko mu Bakatolika muzi ko mu Bakatolika hari uburyo yego mana Yesu n'ijuru orenzeho noneho umutsima n'abatari ikivuguto sha ariko usenga ku munsi wa karindwi ukaba utazi imigenzo yabo ubundi abantu barya ifunguro n'ababatijwe kandi jewe ntabwo urabatizwa nabatijwe kera uracyari aho tu mu kirere nabatijwe ariko n'ubundi zayabaye
yewe Imana ibasange. iti Imana ibasange ntacyo bitwaye. Gaciro umukobwa mwiza, amakuru yawe? Mfite amakuru ngo ufite amazina menshi, wabitubwiraho muri make? Menshi nayo. Ufite amazina angahe ubundi? Bamenye Simi. Nyita Simi. Ubwo manuke mu yandi cyangwa uraza kuyimanukiramo? Okay. Ndabona nari ngiye kukujyana mu yindi mood itari, ariko nta kibazo. Amakuru yawe ubundi, uherutse kuvugana na mugenzi wawe ryari? Twaziri kumwe akajya kuri job ngiye ngasubira. None we ntabwo ukora? Akora kamwe no mwisi ntabwo. Ntabwo bimeze neza. Alright, nubwo wihuse kunsubiza ntabwo ubashe kumenya umuntu nkubajije inshuti yawe yo ntanishatse kukubaza wenda. None se Edidia ntago inshuti yawe? Usaba biriya kiruhuko turimo ntabwo turimo. Okay, kiruhuko barimo ariko uheruka kuvugana nawe ryari kuri telefone? Zamani, hashize iminsi 5. Okay, ni iryihe jambo ryiza aheruka kukubwira ubu ritarakuva mu matwi kugera ubu? Ni ibisanzwe turavuga bikarangira ryiza. Ryiza bari. Uzi impamvu ndi kukubaza gutyo? Aba ari fresh sibyo? Nuko nzi ko hari abana cyangwa se ababona bamunyura mu maso ye, babona baba bari mu buri life itari nziza, wenyine ashobora kuba yaguha amakuru akakubwira ati ebane barunaka gutya na gutya, cyangwa se bana bimeze gutya na gutya, ebane nyine ntabwo ndi gushaka kubimanuka mutarabitwihera uburenganzira. Kubera iki? Kubera ko abana bimeze gutya na gutya. Reka mbyero. Ntabwo ariko mwese mubabona, ntabwo ari byo menyesheje, ariko ni ukuvuga ngo Edidi uri hariya kuri tere ashobora kuba yababona kukurusha. Wenda na gahunda na proje umuntu yaba afite akazavuga ati okay, nimba hari umuntu uri hariya kuri tere ubu bareba cyane kuturusha, cyangwa se ubu uhura nabo cyane kurusha weho, nta nk'umuntu ashobora kunyuraho amushaka, sibyo? Niho mpamvu navuze ati bimeze gute, nta makuru aheruka kuguhereza? Hoya nayo urabibonera? Okay, nicyo nashakaga. Nicyo nashakaga. Okay, niba ubona babayeho mu buzima bumeze bute? Abantu bayeho batandukanye so. Bamwe bameze bute? Abayeho bishimye, abayeho babaye, abayeho barya, abayeho batarya. Abayeho bambara, nabo bambara, batambara byose. Okay, ako kantu niko nshaka ko twinjiramo neza. Abo babayeho batambara, abo babayeho batabona icyo kurya, abo bana bigeze bakunyura mu maso yawe? N'ubu baracyacaho. Ariko hano uri ndibaza ko atari cyane nka mbere. Wapi? Mbere abaturanyi, inshuti. Aho nyine umuntu wese ubonye ababaye mu gihugu wifuza kumufaranga wangu udafasha ngo twegeranye ubwo ku muhanda umuco ntabwo muzi. Gaciro unteye amatsiko kuba nakubaza utya, umwana uhuye nawe utambaye wabuze icyo kurya kandi wowe ugifite, icyo ufite nicyo uwo munsi, sibyo? Ntuzi kuri bubone ikindi mugoroba, kandi uwo mwana we amaze iminsi 2 atarya, niki kintu wakora? Kandi nimugoroba utahamya ko uri buze kubona ikindi. Urumva amazi 2 nayinsigaranye uyu munsi akira ntacyo nzaba mfite cyane mugoroba. Icyo ni mugoroba ya. Yari icyo nsigaranye nyine ko amazi 2 akogera yenye nyine mbone ni ibintu binumvikana. Ni ibintu binumvikana. Yanatagira umutima gake akabikora. Nibyo? Urakeka ko yabikora, ariko ngewe nzi ko hari abatabikora. Imana yusange yarako nakona sumubiyensira akona nakona akuyumuntu ikintu nawe uzi ko ari cyo ukeneye
ariyo waba ukize ute nawe wareba ibyo ukeneye kandi ukize. uravugisha ukuri ko wakimuhereza bivuye ku mutima? ntabwo njya mbeshya mpagaze imbere ya kamera sinashobora. arubaye ari ukuruta se ari umupapa ari umwana wo kurusha imyaka? nase hakena reka tubere mu buryo bw'uvuga ngo hakena abantu bakuze baringa abasore inkumi abasaza abakecuru ababyeyi bafite n'abana sibyo? ubukene ntabwo buza ngo burebe ku mwana gusa. Okay, njye noneho reka mbicire muri iyi nzira kuko ndi kubona weho uri kugenda unyura kure unkwepa kandi gushaka nkutema akantu nshaka kukubaza akanya ariko kugasimbuka. njyewe nakuriye mu buzima butari bwiza, sibyo? nkurira mu buzima bushaririye ariko Uwiteka aza kubigira gutya, hari ukuntu yafashe ukuboko aza kubigira neza, sibyo? ibyo bintu bishobora kuba byanyibagiza aho navuye. none kubera iki bidashobora kunyibagiza aho navuye? impamvu usuri bureba uzi uburibwe bwabyo sohoze. yego, kubera ko uzi uburibwe bwabyo niyo mvu umuntu ubikubwiye urahita wishyira mu mwanya wenyine. ntabwo ubyibagirwa kuko nawe wabiciyemo. ariko ari umuntu ushaka kuba wenyine ajyana n'ibigezweho ntabwo ari umwanya nyine yumva ari avuga ati ni kwakuganya kw'abantu batishoboye. kubera icyo atabiha umwanya kandi mu gihe ari ubuzima nawe aba yaravuyemo kandi niyo kuri we yumva ko ariwe wavunitse ntabwo we avuga ngo ni kubera impamvu. we ahita yishyira mu gihe aravuga ati narakoze yego nawe mpagaze yego none ndavunitse ndi kubona baza kumbwira ngo naburaye ntaba ntabivunikiye. numva icyo gihe ntabwo yabimuhereza ko hari abantu benshi sinzi ko abantu basigaye bamwise ariko hari abagira umutima mwiza, hari n'abagacirwa uburemere bwabo nyine ariko batanabubayemo. none nkanjye uba waravuye muri ubwo buzima ariko ngifite icyo gitekerezo cyo kuba navuga ati hari abo nahasize cyangwa ndifuza kuba nasanganira aba bantu twari kumwe twarasangiye ubwo buzima bugoye, sibyo? ariko nkaba ntarabona ubushobozi ariko nkaba ngifite icyo gitekerezo. ni ikihe kintu nakora ndamutse nje kukikuganiriza nkakubwira ati njye mfite igitekerezo kimeze gutya na gutya bitewe n'ikibazo nanyuzemo cyangwa se n'ubuzima nanyuzemo, iteka ryose mbyibutse bintera emotion bikantera kuba ntakibagirwaho navuye, sibyo? ni ikihe kintu ushobora kuba nakora kugira ngo kugira umutima ufasha ubundi ntabwo bisaba ngo utunze byinshi byo muri wowe muri no utunze bikeya ariko ufite umutima wa kimuntu muri wowe. nibyo uha agaciro k'inzara umuntu afite uko yaba ameze kose ubiha uburemere. ariko nyine hari n'ababyumva akabyumva ko biryana ariko akabyirengagiza. sasa nkagusha nyine uje ukabimbwira ese nta kintu ufite nakubwira ngo icyambere namusegera. okay, nta kintu ufite ni ikihe kintu ushobora kuba wamukorera? nta kintu ufite shatwarwara na nyine ngo nta kintu ufite namubona nawe nta kintu ufite namukomeza wamukomeza. ni nk'igihe jambo ushobora kumubwira gishobora kuba byagira icyo uri mumarira muri we nubwo nta kintu umuhaye ariko nawe akabona ko nta kintu umuhaye kubera ko ntacyo ufite cyangwa se ugifite ukimwimiye ubwende, ahubwo akabona ko umuhaye ayo magambo cyangwa se ugize ibyo umubwira kubera ko ubuze icyo umuha bikagutera ko wamubwira icyo kintu. ni nyiriye jambo ushobora kuba wamubwira. dufite imana ubwo hari ikindi kuko uruziga bwera kuko yabusanze nta kintu mfite pe ntabwira dufite imana. arababaye yego nanjye ndababaye ariko nta ndi bugiye gusaba cyangwa kubwira nanjye ndi muntu ndabaye ati mfite imana ndaryama ugenda mbyuka kubera imana nzarya kubera imana ndiho kubera imana iyo ntabwo nabwira ngo ni ikindi kintu ntabwo dufite imana ko nakanose mbo tubwire akandi ka kabiri. nabwira ati kwihangana bitera kunesha. yes, kwihangana dutera kunesha. nta ka gatatu watwongeraho ka bonus? akora umuntu agira ikibazo akumva yakibwira buri muntu wese abonye
azi ngo niko abantu bose bari buze kumwumva nakora uvuga nyine ntiyumvikane ahubwo adafite ijwi ritoya nyine ahubwo nyine uko adahawe agaciro bitewe no kwahangana cyangwa se n'uko abayeho niko kuri mbo waduhereye utubwira ati ikintu ushobora kuba wamubwira ati dufite imana sibyo icya kabiri uvuga ati kwihangana bitera kunesha aka gatatu ka bonasi nta kuduhaye ariko numva hakongereyeho ati ejo ni heza mbo icya mbere ndaza kukiteraho comment imeze gutya dufite imana yego nibyo sibyo ariko nubwo dufite imana ntabwo imana izagusanga aho ubahora wicaye utagiye gutigita ushakiye cyangwa se ukura amaboko mu mufuka ngirazi kuzana ibyo kurya mu nzu na niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugashakisha mu bishoboka byose nubwo tuba twarakure mu buzima bubi cyangwa se twaravukiye ahantu bitameze neza ariko tugomba kwishakishamo ubushobozi n'ubufasha buravuna kandi tujye tumenya ko ntago duhora dufashwa buri gihe buravuna nawe rero gusaba akazi nawe azamanza kugora urashaka yego ugakora igihumbi ku munsi dore nk'umubyeyi wenda uba ufite nk'abana ukorera igihumbi agataha ikibaye uburyo gusa avuga ati se kubera ko umuntu atahaye agaciro abana mpetse ku mugongo akabemba icyo gihumbi ari uko atayafite atahaye agaciro okay okay raza ntago ndi kubazaho byinshi agaciro na agaciro urumva hari isano bifitanye sibyo ugahita ubaza mu nyuma gute umuntu abonye abana mpetse abonye ubuzima ndimo naho wanameshe wajuje kumesa mbwira mwe ko n'inzara inaryama uramesha guhaye igihumbi ariko atayabuze uhita yibaza se mwagira umutima ufasha koko ahuye n'umuntu mu nzira wabaye yamufasha nibyo ariko rero nababwira abantu bose tubaye kugira ngo dufashe abantu nubwo ufasha nawe burakuvuna ako yari umuntu utanze ubikunze wumva ari nk'ikintu kibayeho ukorera umugisha ese nk'ibyo bigaragaza cyangwa se ibyo bibazo byose hari abantu waba uzi baba bari muri ubwo buzima cyangwa se bakiburimo urababona benshi nibyo njyewe ndabazi cyangwa se ndababona kubera ko njya nirinda kujya kure yabo sinabaye mu muhanda yego ariko nshobora kuba narabaye mu buzima bugiye butandukanye budashobora kuba bwatuma njya kure y'abana nk'abo cyangwa se abantu nk'abo waba wari uzi ko hari abana bajya mu muhanda cyangwa se bakora ibintu bagwa muri iyo situation atari ukubera ko ari uburara cyangwa ari ubushobozi bukeya ko ari ubushake bwabo ahubwo ari ukubura uko bagira turaka amabwiriza n'ukuri aho kugira ngo ndibwe n'inzara nakwambara ubusa ari ukugira ngo ndibwe n'inzara bakwambara ubusa kubera iki bakambara ubusa kubera ko ubusa nyine ntabwo nateye isoni nabwo ahubwo hateye ishema no kwambaye ubusa watega ishema nko kwambaye ubusa abantu bakakwita ko wagize ikibazo cyo mu mutwe none ni ukuvuga ngo wakwambara ubusa ugafata umwambaro wari ufite ukajya kugurisha kugira ubone ibyo kurya se none umaze kuyigurisha yose ugasigara uri buri se byagenda none mu nzu ugasohoka ute ikindi kibazo wabibonye ibyo wabibonye waba mu nzu kandi wanafata n'ishuka ukarifata wafashe imyambaro wambaye wayigurisha sibyo hari n'uwabwa n'icyo gihano kuramo imyenda ibyo kurya urava hano wambaye ubusugere suko nabwira ese umuntu nawe yaba afite umutima nasuka abikwima ubwende yango kuvana imyenda yambaye uvuze gutyo uranyibutsa mu nshuti wanjye ariko ubu yarakuze Imana nabigize neza ntabwo ndi bumuvuga izina yari yarananiranye mu rugo akiri umwana iwabo none bamufatira mbarigo yo kujya bamuhisha imyenda bagacunga kiryamye kubera ko
abana benshi bajyama bamba ubusa bwose bagakingirana imyenda yose bakamusigira nk'ahantu muri salo cyangwa se mu cyumba cye gusa ahantu ari gusohoka ava mu cyumba ajya muri salo ku buryo atari buze kujya hanze rero umwana none byaranze hamara iminsi byaranze ku adashaka gutembera badashaka ko asohoka agende kuko iwabo bagendaga mu gitondo bakagaruka umugoroba agafata none azana agasitayiro ko kuzana akantu k'akarago gatoya akagakenyera agasohoka akagenda mu bantu tegereza umwana w'umuhungu kandi uri kusatira mu myaka 10 n'ingahe gutyo byarajenaga byahatara ugasanga nyine bari kumuseka bari kumufata nk'utuzuye mu mutwe kandi ari ikibazo cy'ababyeyi kubera kumukingirana n'imyenda urumva nk'ubwo ngubwo iyo situation narebaga gutyo nkiri muto ariko ntabwo nayishimiraga ntabwo twavukanaga nta nubwo abo babyeyi nari kugenda ngo mbagire icyo babwira ariko sinayishimiraga kuko ntabwo ariyo mbari gushobora gufatira umwana kubera ko umwana aba ari umwana urumva nk'ibyo bintu nabibonye nkiri muto ariko sindabyibagirwa kandi niyo umuhungu mubonye hari igihe gutya chatinga kuri Facebook ariko njye mbyibuka urumva njye mbyibuka ko ibyo bintu byamubaye tekeza noneho nk'umukobwa cyangwa se nk'urungano bakoranye byagenda guteye ageze muri cyagiye cyo kugira ngo amuvugishe cyangwa nakubeshye mwana ngapiye nawe guseka kize urumwe uko miliyoni na miliyoni yagiye kandi we yari umuhungu ntabwo ari umukobwa ese nibyo mvuga uretse ko hari n'abakobwa ariko baba mu buzima bukakaye nk'ubwo ngubwo kandi ikindi kirenzeho usanga we noneho ahita asatira ibintu ahita yipasa umuremure akahita ajya mu bintu byo gukora mu tubari ava mu tubare ubwo akahita yihindukira akigira muri bya bintu bimworoheye ku buryo abona amafaranga bimworoheye kuko cyane ko abakobwa baba bakeneye utuntu nkenerwa abo bakobwa rero niba hari uwo wabuze atajya mu kintu kijyanye no gukora amafaranga kugira ngo ajye mutahana amuhemba amafaranga ndumva unafiteho tukurukundusha ajya abona uburyo umutahana njye nari mvuze atajya yibona udufaranga kugira ngo n'utuntu utakoze nabyo bisaba imvune none se urumva abagiye yo gukorayo atari kuvuga ngo abijyanyeyo n'ubwenda hari n'abajya ariko ntacyo babuze iwabo ntabwo baba hazi ariko umuntu wundi ufite inzara niwe uvuga ati ndabikora kugira basi nijoro njye ntabyo nzakora kubera ko ndi bene ariko hari n'abajyayo batarabuze n'ikintu mu rugo iwabo sinzi bw'abarwayi none uriye ubikora bitewe n'ubuzima aribwo bumujyanye hariya nihe nama wamugira cyangwa se ntayahe magambo mubwire ko mukomeza ntabwo kinakubwira kujya muri biriya bintu kubera ubuzima ntabwo nabambye ko ari byiza nyine aho nyine ikintu rebaho abareba ntabwo yita ngo ni cyiza cyane kibi wahita reba ahantu hari amafaranga ari buze afatika niho yitajya ako nyine abantu bagira ibitekerezo bitandukanye nihe nama wagira uwo muntu wagiyeyo bitewe n'ubuzima ariko tutagiye no kurari n'abajyayo bitewe n'abo babana bababera abantu babagoye cyangwa se ababyeyi cyangwa se mukaso nimba ubana na mukaso nimba weho waragize amahirwe waragira ubuntu nk'ibwo ariko hari abo binanira kwiyakira utaburaye utamba ubusa unafite aho utaha ukabijyamo ushasi nziza aba ari ibintu bifitemo mu maraso gira inama rero abantu babijyamo ari ukuvuga ngo bagiyemo bagiye gushaka ubuzima ntabwo wabitwayemo n'agakungu barabo bagakungu tubareke sibyo tureka abo bagakungu n'ababijyamo ku bwende bwabo nta kintu babuze mu rugo rwabo uriyo bijyamo bitewe n'ubuzima nawe reka mbwira uriya muntu ajya gufata akazi gakomeye ako yareye kukoroshya sibyo ashobora kuba yoza ibintu by'umuntu akamuhereza 100 akazamuka agahinga akajya kumesa imyenda y'abandi ahembwa amafaranga adafatika ati niba mbona hari ababijyamo ku bwende kandi bakabaho neza nshobora kubijyamo sibyo ariko ntabwo bivuze ngo niba ubayeho nabi nimba ukoze ikijya muri birara nta n'inyungu zirimo basanga aho nyine mu bavunitse uvuga ati dore nakoze pe byanze ariko ngizeyo n'ahandi
abana babwira ko iriya nzira ni nziza ya kubera ubuzima reka n'igihe n'ubuzima bubeshya yego buraryana ndabizi abantu bavuga ngo kubera ubuzima kajya muri iki kintu uzi ko hari n'ikintu giteye n'isoni ya ni byiza kubera ko nkawe ufite ibitekerezo nk'ibyo bizima ariko wibuke ko hari n'ababo bigora kwita bafite kugira abahitamo nyayo kuvuga ati reka tujye muri iyi nzira niyo nzima sibyo kuko hari n'abayigerageza kubera ko abakobwa baba bakeneye utuntu nkenerwa ntabwo mvuze abakobwa bonyine kuko hari n'abana b'abasore nzi bakoresha ndirinda kubivuga amazina bakoresha ibintu bibagora kuba bakiyakira cyangwa kuba batekereza neza sibyo ariko ugasanga umwanzuro wo kujya gukora ikintu cyamurenze nyine aho hari ibintu bimurenze atashobora no kwihagarika ngo abivemo aho yabonye ko yayobye aragaruka atarabona ko ari inzira mbi nyine arakomeza ariko tutibagirwa ko hari ijambo bavuze turi ngo kwihangana bitera iki bitera kunesha ariko nyine yose niko abantu bose bihangana ariko byose birashoboka kandi ejo ni heza yego ako byose ubundi ejo hazaba heza gute hazaba heza gusa aho wicaye nyine niyo mpamvu nkubwira ati ejo ni heza ariko ugomba guhera hasi uyu munsi uhategura ngaho uyu munsi uhategura ndende ejo ni heza hazasanga aho uri gutegura niyo mbwire mwize mukuru ibintu byose biba no kubera impamvu aba bafite depression aba babikora kubera bagendana n'inshuti mbi arabikora bitewe n'iki nabwira serivisi ako nyine reka mubwire ukuri ibintu byose bihera hasi kandi ikindi ibintu byose bisaba imvune n'ubwo urya atakoze ariko aba yavunitse niba utakoze uravuga ukagera ukumva n'amaboko urashize so bivuga ngo ejo ni heza yego ariko ntabwo bazagusanga hundi urwara nyinshi intambara nyinshi hari n'abiba kubera ubuzima akaba n'abica kubera ubuzima ntabwo bajya muri izo ngeso kubera ubuzima rero nyine abo babikora kubera ubuzima abo babica kubera ubuzima abo bakora nkeneye ko twabagira inama yo kugira inzira nzima bagenderamo kugira ngo ubuzima babworoshye batazisanga bwabakomereye kubera ko ubu tuvugana hari uri buze kumva iki kiganiro yumve hari icyo kimumariye mu matwi yakeneye kucyumva hari n'uri buze kucyumva yumve atagikeneye na gato sibyo ntabwo ariko ibintu byose ukora bishimwa n'umuntu wese niyo mpamvu nkeneye ko tugira inama cyane cyane abantu babaye muri ubwo buzima ntabwo ndi buze kuvuga ubuzima ubwo ari bwo kubera ko ni abantu bagiye bari mu buzima bugiye butandukanye sibyo kandi buri muntu wese afite icyamuteye kuba yaragiye muri ubwo buzima nta nubwo ari ngombwa ko umuntu aza kukimenya none ni ikihe kintu ushobora kuba wavuga ati uyu munsi nicaye ahangaha sibyo ndabwira abana cyangwa se ndabwira urungano rw'abakobwa ntabwo ari ngombwa kuvuga imyaka yawe umukobwa wese uzi uri muri ubu buzima sibyo nahagarara ashikamye kandi agendere mu nzira nzima ategura ejo heza hiwe ku giti cye maze arebe uko ibintu byose byikora akenshi kubona n'abakobwa ubundi abenshi bakaba bafite ababyeyi babagira inama rero umuntu abonye ko adafite umubyeyi amugira inama ahubwo niyo wigira inama yo kugira ngo ariko wowe ushobora kuyimubwira akayumva abantu bafite sibyo ushobora kuyimubwira akayumva kubera impamvu ushobora kuyimubwira akayumva ni iyihe nikubwire uri umukobwa kuba wabijyamo ntabwo byakunanira sibyo ariko niyo uri kubivuga akavuga ati se uriya ni umukobwa mugenzi wanjye kuba ibi bintu ndimo bitamunanira kuba atabikora uriya afite impamvu azi n'ibibi byayo cyangwa se n'ibyiza byayo ahubwo nteka mutega amatwi numve inama ze cyangwa se numve banatuhereze comment abadukurikira babona bari mu buzima bugoranye gutyo n'ejo bundi ari kampanye umuntu ashaka gutangira kuba yafasha abantu bari muri ubwo buzima kubera ko ntabwo wafasha umuntu utabanje kumenya amakuru y'uwo muntu cyangwa se umenye ngo uwo muntu se koko arababaye koko
sibyo ukareba umuntu ubabaye original none ukajya wawugira gute wamuhereza ubwo bufasha akeneye ni iyihe nama wamugira nk'umwana w'umukobwa nawe ngambwira kuri be abantu bajya muri izo nzira pe cabarengereye reka kuvuga ngo bajya muri inzu abazirimo nibo dushaka oya nyine bazirimo ariko hari n'abandi bari kuzinjiramo yes ko niko kuri rero kuba ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gukora ibi kubera ubuzima cyaragaragara byaruzwe ukirirwa ku zuba mu mesa woza ibyombo ariko bano ziriya nzira umesa kubera ko n'ubundi uri kwiyangiriza wowe ubwawe uvuze akantu ngo umesa hari akazi umukobwa ashobora kubona ko kumesera umuntu akaba amafaranga urabizi neza kana wo buri munsi ahubwo ako ko kumesa babahemba ngahe ku kwezi cyangwa se mu cyumweru cyangwa se ntabwo ariko mesesha buri munsi ntabwo kumesa ntabwo ari ibintu bihora amasero ariko nyine niba ubonye akazi ko kumesa we ntabwo arenze ibihumbi 2,000 pe cyangwa se izamahirwe akaba harimo nk'ibiringiti akaba 2,500 okay tubarebe 2,500 sibyo 2,500 wenda ufite uri umunyamahirwe ufite aho kuryama ukashakamo icyo kurya wenda ni mu bana n'ababyeyi cyangwa nimba wibana ku muntu ubwo turi kugira inama umuntu uba muri ubwo buzima wabonye amafaranga 2,500 tuvuge uribana cyangwa se ubana n'ahantu ubwo ngubwo wakoreshaho 1,000 cyangwa 1,500 1,000 ukakibika 1,000 ukibitse ukaza kuri Lifetime TV ukabwira abakunzi ba Lifetime TV cyangwa se nkamwe muba muriho cyane cyangwa bari inyuma ya kamera ukatubwira ati mfite 5,000 sibyo ibyo 5,000 mfite ndashaka wenda n'urugero ndashaka ko mumfasha mu nyongerero nk'ibihumbi 10 tukamushiraho ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 twamushiriraho agatangira nk'agataye ko gucuruza iki ibintu biri hasi cyane kudacuruza mu isoko utuntu turi aho ngaho akagenda yizamura mu buzima uko yizamura mu buzima niko umusore w'umunyakazi cyangwa se umusore ushaka kubaka by'ukuri ntabwo yajya kukurebera wa mukobwa uri gukora mu ibara kandi hari umukobwa uri gucuruza utuntu mu isoko ku mushahara wiwe uvuze gutyo kamera reka abantu muri abenshi kuri ino si cyane abantu benshi babaye bumva babana n'umuntu ufite amafaranga nimba ufite umutungo n'uwo muri gushaka n'abafite undi mutungo mu Rwanda sinzi impamvu batanareba urumva ku muntu udafite ikintu basi aho ugifite umufatanye so ikintu ntatanabwiraga ubundi ko umukobwa waba abaye muri ubwo buzima nyito cyamugiramo inama shaka umuntu mukuru ufite mayindi uzi ko yakubonera umwanya cyangwa se yewe n'uwo muntu gutahanye basi unamubwira ubuzima wemera umubwire ubuzima bwawe niyumva ari umuntu kuko ubona afite mu mutwe hazima shaka wicara umubwire ibyo byose kandi niba ari umuntu wumva azakoma n'ibyo yaje gukora azataha atabikoze ako agira icyo agufasha ntabwo erega ntabwo n'abantu bose baba bagukeneye nawe bose batakumva ububabare bwabyo nawe wenda mpuye afite stress aje kubikora kubera stress nawe mpamvu kubikora uri gushaka ubuzima nimuburiza hamwe muzumvikana nibyo bivuga ngo araza mugende mukore igikorwa aguhemba utahe wapi nawe ugatuza impamvu mvunika gutya ni ukubera ubuzima mbayemo gutya na gutya yakwambura se wanaje no kumubwira gutya ntabwo yakwambura kuko hari n'abahemukira turahapi abantu badafashe ngo bari hari ku muntu mubwiye ibyawe byose muri kureba amaso ku yandi agira n'umutima akanagwemba n'ikintu akoze agafata imodoka agataha nimba n'uyifite
Okay. ariko kuvuga ngo uraza yinjiye mu gikorwa nawe uko byakuzanye uratashye wenda n'uwo mwararanye yari amahirwe yawe kuri wowe nuko wowe ikintu uri gufokasinga abana bati ntabwo nzi ko abantu bamfasha kubera ko iyo ufite ikibazo ukaba ari umusazi warenze wa kabiri wa gatatu tuvuga ati nta bantu bazima bakibonye ariko nyine inzira mwafashe ntabwo ari nziza abantu muyirimo ntabwo ari nziza pe niba uzi ko n'Imana ibaho ntubwire ngo Imana ntabwo yaguhana nimba ari icyaha gihanwa n'Imana ntabwo yaguhana kubera ko ari ubuzima bubi ubuzima bubi nta nubwo ari n'ubuzima bubi kugira ngo ugende komeretse ibibabaza ubuzima bubi ni isomo kuri wowe uzakira kubera ko wabayemo uzabera isomo abandi bantu uzababwira impamvu wabigezeho ahubwo muze mubwira ukuri buri kintu cyose umenye kirimo amafaranga guhemuka si byiza kubera amafaranga niyo nzira ugana yo kujya mu busambanyi si nziza kubera ubuzima yawe wirenganya ubuzima nawe ubwawe ugomba kwibeshaho utavuze ngo ndaca muri izi kubera ko ari ukubera ko wabugize ubuzima wawe Okay. So ndumva ari igitekerezo cyiza ufite kandi ubwo naho bari tugira amahirwe baze kumva ibi biganiro cyangwa se iki gikorwa twakoze cy'uyu munsi sibyo tutagiye muri byinshi cyangwa tujye kure nimugacira urubanza abandi bantu nabwo te okay gute tubwire neza nimugacira urubanza umuntu bitewe n'ibintu ukora aho kumucira urubanza uzamwegera basumubwire n'inama icyo kiboko cyawe ushyizemo basumubwire n'inama ariko bimucira urubanza nka gutya abantu baza muri social media baje kuvuga abantu mwani ku musozi ntabwo ari byiza ariko kumwegera ngo umugire inama baje kumusebya ntabwo ari ukumwongerera abakunzi ahubwo ari ukumwongerera abanzi biza gusebya umuntu uko yameze kose mubone basi ushaka icyo wamwunganira azavuge ngo nahindutse bitewe nawe aho wese kuza ngo warigurisha iki n'iki ntabwo ari wowe umubeshejeho wawe okay mu gihe turi kugana ku musozo nihe nama wagira abantu nk'abo cyangwa se urubyiruko hari n'abana nabonye basigaye baba mu buzima nk'ubwo nguko bugoye cyane mu bihugu twavuyemo cyangwa se dufite imiryango migari nama nabagira nimba koko ukora ikintu ubona ari ikintu kizima uzagikora ariko inzira ubona itakwiriye umwana w'umuntu cyangwa se itakwiriye umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ubona idakwiriye bitavuga ko udashyiramo n'umuhungu twari kubipfara uko uvugira abakobwa gusa oya kari agaciyemo umve ko ibintu byose birashoboka ku Mana birashoboka rero ku mwana w'umuntu bitashoboka ku Mana birashoboka uyu munsi iriho neza iyo uzabaho nabi cyangwa se uzabaho neza ariko udafite amahoro muri wowe uzishakiramo mbere na mbere amahoro urukundo n'ibyishimo kandi bitari kuri wowe gusa kandi numvise ngo ibyishimo birahenda biranahinduka ntabwo abantu bose batunze ariko baba bishimye ariko turakubwira utunge byinshi utishimiye watunga bike ariko ukagira ngo sha aho kugira ngo utunge bike udafite ibyishimo cyangwa amahoro ahubwo utunge byinshi udafite ibyishimo cyangwa se udafite amahoro watunga bike ukagira amahoro n'ibyishimo urabeshya ku buryo wajya uburara ngo nuko ufite ngo amahoro n'iki amahoro n'ibyishimo ubwabyo nyine shabiraje bato bizana n'icyizere gikomeye ukuri so ubwo abantu bari mu buzima bugoye cyangwa abantu bitoroheye ubabwira ati icya mbere ni ukugira icyizere icya mbere ni mwibuke dufite Imana nanjye nzabafasha niba umuntu ubabaye nanjye aricyo mfite nzagufasha gusa wibuke ko wanavuze ngo ufite umutima wo gutanga ntategereza ngo agire byinshi ntabwo biba byinshi
buri wese aba akazi kabona. unambwira ko wakemera kwambara cyangwa se kwemera gutanga kimwe wari ufite ariko ukunde umwe umaze iminsi ibiri atarya ngo abashe kukibona se byo. Urumva ko nkibyibuka byose. Abantu mubona gutyo umuntu yaje kuri imbere ya kamera akavuga ibintu pe ukumva biri guhaga ukihita wibaza ngo mbese ubwe yabikora. Sibyo? Bituma ati se abivuze ariko yabikora cyangwa n'ubwo yigaragaze neza ko ari imbere ya kamera. Guys nabikora. Weho wabikora? Kamubwiza n'ukuri mutagenda mumbwira muri comment inbox mu kimwe. Imbere y'Imana nabikora. Okay, reka turebe ko wabikora. Wampaye two turi net mama wanjye. Yasambwiye ko wabikora. Nabikora n'amakiri. Ngaho meretse ko turi net ndadukenya. Ni style yanjye akinyuma ya kananda yabo. Nibyo? Kwanze ko yambere imbere ya kamera si bose babireba. Mugane watewe. Aho uzabona nawe ukamufasha uzasumuvuge imbere ya kamera namufashije wewe. No. Okay. Nicyo nashaka kumenya ko niba uyikoresheje kuboko kw'iburyo ukw'ibumoso kubimenya. Nicyo nashaka kumenya nimba ari ubuze kwimera nyuma ya kamera nzaza mbibabwire ko wayimaye. Iyi nyone mbabwire nyine ko wamaye amarinete cyangwa se ntabwo nkorera kugira ngo uzunshimire. Pe nimba unyuzwe muri wowe ariko nizere ko yuvuze yose wowe wabikora sibyo? Kandi nizere ko utatubeshye n'utubeshya n'uburenganzira bwawe. Turizera ko hari iyo nabeshya umwana w'umuntu yego akora amabeshya n'ibintu akora mu bicaye magaze nabikora. So muko bwiza tujyanye ku musozo. Sinzi niba ufite inshuti abavandimwe ushaka kuba wasuhuza cyangwa kugira icyo ubwira ukuye ku mutima. Ndabakunda cyane mama bazi ko mbakunda nanjye nizeye ko mukunda. Ngasuhuza n'umushuti wanjye tutakoranye umunsi. Ngasuhuza na cameraman yacu. N'umushuti wanjye benshi abazi ko turi inshuti bose nabasuhuje kandi ndabakunda. Edidia ntabwo uri umusohoze. Umusore mu nshuti zanjye yiyumvemo ntacyo bitwaye kandi yizere ko nawe tumusuhuje ahari hose sibyo? Mbo nta ijambo ry'umunsi wateguye uyu munsi rubuze kubaha. Imana ibakomeze. Yagumye ku jambo rivuga ati Imana ibakomeze, ari nako nanjye mbabwira ati mugume kubana n'ubuntu bw'Imana. Abakunzi ba Lifetime TV turezera ko iki kiganiro kiri buze kugira icyo gifasha muri mwebwe mufite ibibaremere mu mutima yanyu kandi Uwiteka agumye kubaba hafi. Tubabwira ati ciao ciao, hasta la vista, akaryoha nakagaruka, bye bye.